Ndagushuje cyane rero wowe ugeze kuri iyi channel Master Chef Rwanda nguhaye ikaze nk'uko bisanzwe ndi Master Chef John mukunda kubana umunsi ku munsi kuri iyi channel. Ikaze rero nizere ko umeze neza wowe ukurikiye, umeze neza aho ngaho muherereye iwanyu. Uwiteka akomeze abagire neza. Ndabashuje cyane mwese yaba abonzi yaba mwebwe munzi yaba abo ntazi mwese ndabashuje kandi ndabishimiye cyane. Bamwe mu nzira rero kuri admin John bitewe nuko duhurira muri groupe hamwe runaka, igroupe yivuga ubutumwa. Ndabashuje cyane kuko ndabizi ko namwe rwose murangaha mwahageze rwose. Imana ikomeze ibagire neza. Kora subscribe wowe ugeze hano muri aka kanya kugira ngo video yose izajya hita ikugeraho ubona ibyo dukora, ibyo rwose tuba twateguye kugira ngo mwese mumenye guteka. Kora subscribe ukore kuri iyo nzogera iri aho hasi kugira ngo video yose izajya ihita ikugeraho. Burya iyo utakoze ku nzogera ntabwo video iyije uhita uyibona. Biba byiza rero iyo wakoze kuri ya nzogera iri aho hasi. Tanga ibitekerezo ubitange, utubwire icyo tugomba gukora, icyo wumva wakwifuza ko twateka kugira ngo ukimenye, ikintu runaka wumva mbese ubwawe wumva ko twateka kugira ngo ukimenye n'abandi bakimenye. Utanga ibitekerezo mbese tuganire, kuko iyo utanze ibitekerezo aho hasi ukandika ugatanga ibitekerezo menya abo turi kumwe umunsi ku munsi kandi ngagusuhuza cyane. Na nimero ya telefone ya WhatsApp iri aho hasi uri buze kuza kuyibona rwose, nawe wajya uyitangira aho ibitekerezo. Ndagushimira rero wowe wageze ahangaha, wowe wakoze subscribe ukagira ahangaha ugatanga ibitekerezo. Bamwe muri mwebwe rwose ndabashimira cyane ko mukunda gutanga ibitekerezo. Abari hanze y'igihugu ndabashuje cyane mwese. Ndi Master Chef John rero. Iyi channel ni yavuba kugira ngo mumaze kubona ko ari yavuba rwose. Ni nabwo bwa mbere dukoze ikiganiro ngiye kubaganiriza muri ubu buryo, n'ubwa mbere rwose, ariko ndatekereza ko channel yacu izagenda ikure rwose. Imbere yacu ni heza rwose. Turacyafite aba subscribers bakeya, ariko Imana izabijyamo kandi namwe muzabigiramo uruhare. Nawe rero nuhagira yikore kugira ngo nibura tuzamuke. Burya iyo mumaze kuba benshi bitera imbaraga zo gukomeza gukora, bigatera imbaraga zo gukomeza rwose kubigisha guteka. Nicyo gituma ndahangaha kugira ngo mwese mumenye guteka. Kandi burya guteka ni byiza cyane. Uzajye ukunda ikintu cyitwa guteka kandi nawe uzajya ubyitegereza, uzajye utekera umuryango wawe. Ndaje rero muri aka kanya kugira ngo tuganire cyane ku byerekeranye no guteka, ku byerekeranye no mu gikoni. Nicyo kinzanye ahangaha. Burya mu gikoni mbere yuko ifunguro riboneka hari ibintu byinshi ubanza kwitaho kugira ngo ifunguro ryawe riboneke. Ndabwira mwebwe mwabigize umwuga, mwebwe muri abakwiziniye, muri abashefu, cyangwa se mwebwe mutekera imiryango yanyu, ndetse namwe mutekera ababosi, cyangwa se mufite akazi ko gutekera ababosi banyu mu ngo zigiye zitandukanye. Mbere yuko uteka mu gikoni hari ibintu ubanza kwitaho mbere na mbere kugira ngo rya funguro wateguye rigere kuri buri muntu wese kandi riryoshye rimeze neza. Mbere na mbere banza utekereze amafaranga ufite kugira ngo ujye guhaha icyo uri buteke. Umenye amafaranga ufite uko angana kandi utekereze mu byo ugiye kugaburira abantu bawe yuko bifite ifunguro, cyangwa se ari ifunguro ryiza, cyangwa se bifite intungamubiri nziza, ibyo kurya byiza cyane byubaka umubiri, ibyo kurya byiza cyane bigirira abantu ugiye gutekera akamaro. Iyo rero umaze kubitekereza uhita wumva cyangwa se ukamenya ubushobozi bwawe bw'amafaranga ufite. Ya mafaranga ufite ayo ari yo yose uko yaba angana kose, burya iyo uyakoresheje neza ukayahahamo ibyo kurya urya neza cyane rwose. Iyo utekereje rero ugatekereza icyo uri burye, icyo uri buteke uwo munsi, uhita ujya guhaha ibyo kurya byawe. Iyo ugiye kubihaha rero ku isoko, niyo hahandi uvuga uti ndagiye mfite amafaranga angana gutya, ngeze ku isoko, utangira noneho kuvuga uti bya bindi byangiye kuhaha reka ndebe uko bimeze. Ukareba ibyo kurya byiza bifite intungamubiri, biri fresh, bimeze neza, kandi ugahaha neza, ukabitoranya ukabihaha rwose ureba n'ibifitiye intungamubiri imibiri yacu. Igikurikira rero ni ukubigeza mu rugo, bya bindi wahashye byose ukabitunganya, ukabikorera isuku nziza cyane, kuko burya umuntu uteka wese igihe icyo ari cyo cyose ugomba kuba
ugira isuku mu bijyanye n'ibyo uri guteka, ukabigeza mu rugo bya bindi uvuye guhaha, ubundi ukabikorera isuku, ukabitunganya, wamara kubitunganya ubundi hakagera igihe cyo kubiteka. Ukabitunganya rero ubundi ukabiteka, kandi ukabiteka neza, ukirinda kurangara iyo uri guteka. Iyo guteka bya byo kurya byawe byose wirinda kurangara, kuko burya iyo urangaye ifunguro utetse hari igihe ryangirika, hari igihe bishirira, ugasanga abo ugaburiye ubagaburiye neza. Niyo iyo urangije rero guteka haba hakurikiye igikorwa cyo kurya rya funguro ryawe neza. Ariko mbere y'uko uritanga cyangwa se mbere y'uko uriteka, birumvikana isuku ni ngombwa, ibikoresho ni ngombwa, bya bikoresho ukoresha byose biba ari ngombwa cyane kugira ngo ifunguro rize kuba rimeze neza. Imyitwarire y'umuntu uteka mu gikoni igomba kuba ari imyitwarire myiza cyane, kuko mu gikoni ni ahantu hakomeye cyane, niho hari ubuzima bwa buri muntu wese, yaba wowe utekera mu rugo, yaba wowe wabigize umwuga uri shefu utekera ahantu hatandukanye, mbese ubihemberwa, ugomba kugira imyitwarire myiza mu gikoni aho utekera. Ubu ni mbere na mbere yuko ugira ibyo byose, ukagira imyitwarire myiza, mbere na mbere ugomba kubaha abakuyobora cyangwa se kubaha abagutekera, kandi ukagaragaza isura nziza, ukaba umeze neza rwose ku buryo bakwibonamo, bakakwishimira, kandi bakabona uri umuntu ufite imico myiza cyane. Ikindi kandi ugomba kwita ku akazi kawe ukakitaho igihe cyose, ntukererwe, ibyo kurya byawe utetse bigahira ku isaha idahinduka, kandi ukabyitaho. Umutima wawe ukaba ku byo guteka buri munsi, kandi ubwonko bwawe, ibitekerezo byawe bigahora muri cya gikoni cyawe mu byo urimo byose, kuko burya igikoni cyangwa se ibyo kurya, cyangwa se wowe mukwiziniye, wowe uteka, kuko burya umuntu uteka wese aba ari umukwiziniye. Iyo utekera famiye nk'uko nabikubwiye hejuru, cyangwa uko nabikubwiye kare, burya uba uri umuntu ukomeye cyane, kandi uri umuntu abantu bose bakwiye kwiringira. Uba umeze nk'umuganga. Uriya umuganga akenshi muzabyitegeze, usanga umuganga ari umuntu ugira urukundo rwinshi cyane. Ni umuntu ukunda abamuganye bose, akamenya urugero rw'imiti amuhaye, akamukurikirana uko ari kunywa imiti, akamenya umuti utamuteza ibibazo, kuko mu byo aba yarigiye byose agomba kugira urukundo, kandi akagira isuku, kandi akita ku bamuganye bose, kuko niwe abantu bose baba bareberaho, niwe uba ufitiye abantu bose ubuzima bwose. N'umukwiziniye rero, cyangwa umushefu, cyangwa se wowe utekera abantu, nawe ni wowe ufitiye ubuzima bwabo utekera. Ugomba rero kujya ubyitondera, ukabyitwaramo neza, ukaba inshuti yabo uri gutekera bya byo kurya, kandi ukabiyumvamo, kuko uwo ni umwuga mwiza, ni umwuga rwose ugomba kwitaho igihe cyose, ni umwuga tugomba kwitaho twebwe twese, kuko ni umwuga tuba dufitiye uruhare runini kuri ba bandi bose tugaburira, tuba ubuzima bwabo bwose buba buri kuri wowe mukwiziniye, cyangwa kuri twebwe bakwiziniye. Ukabitaho, ukabakunda, ukagaragaza isura nziza, ukaba umeze neza, ukeye ku mutima, kandi ugira gahunda. Ikindi kandi ugomba kujya ugira isuku, kuko isuku niyo soko y'ubuzima. Iyo ufite isuku uri umukwiziniye, mu byo ukora byose, mu byo uteka byose, ufite isuku mu myambaro yawe yose, ku mubiri wawe hose ufite isuku, burya bya byo kurya byawe bimera neza, kandi na wa wundi ubirya akanezerwa, akumva rwose ibyo kurya byawe bimeze neza. Bya byo kurya byawe iyo wabyitayeho, ukabiteka neza, ukabikorera isuku, ukabidekora, ariko udafite isuku ku mubiri, udafite isuku aho ariho hose, bya byo kurya byawe bibaye zeru. Ntabwo umuntu abirya anezerewe, ntabwo umuntu abirya yishimye. Ikindi kandi burya mu mibereho yawe mukwiziniye, wowe uteka, ugira icyo bita kuba uri umuntu ugaragaza isura nziza, umwenyura, utarakajwe n'icyo bosi wawe cyangwa se wa wundi uri gutekera yakubwiye, ahubwo ukagaragaza ubugwaneza bwa buri munsi. Bituma wa muntu agukunda kandi akakwizera, kandi akumva ibyo kurya byawe biryoshye. Ntabwo rero wagaburira umuntu urakaye wajingije, bya byo kurya byawe rwose ntabwo yaba akibiriye. Ntabwo wagaburira umuntu ngo umushyire ibyo kurya ufite impumuro itari nziza. Bya byo kurya byawe rwose ntabwo yaba akibiriye, kuko ababona bitameze neza, kandi nta peti yagira. Ikindi kandi niba ugiye guha umuntu muri kumwe, ugiye kumugaburira cyangwa ugiye kumuha ifunguro,
mushimire, umuganirize kandi umubwire bone apeti, ibyo kurya byawe bitunganye neza, ubidekore neza, bimere neza. Ikindi nakubwira nuko burya iyo umaze guteka ibyo kurya byawe, igihe kigeze cyo kugaburira abantu bawe, bya byo kurya bitegure neza, ubitegure neza, bimere neza, niba ngombwa ubidekore, ubipange neza, bizatuma bigira isura nziza iryoheye ijisho. Nanaryaho, nanabona ukuntu biteguye bimeze neza, azaryoherwa cyane cyane, aryoherwa cyane. Burya ibyo kurya nubwo byaba biryoshye bimeze gute, ariko bidateguye neza ntabwo biryoha, ntabwo umuntu abyishimira rwose. Tuzagaruka ubutaha tubabwira noneho amabanga cyangwa se ibyo ugomba kumenya bibera mu gikoni, ibyo utari uzi, ibyo ari byo byose bibera mu gikoni. Mu gikoni habera ibintu bitandukanye byinshi, amabanga ugomba kumenya abera mu gikoni ni menshi. Ubutaha nzayagutegurira, ubutaha nzayakubwira, uzamenye, uzayamenye, hari icyo bizagufashaho. Wowe rero hari ikintu nakubwira nanone, wowe ukunda umurimo wo guteka, komeza uwukundi. Wowe rero utawukundaga, hari n'abantu benshi bumva ngo umurimo wo guteka cyangwa guteka ni umurimo usuzuguritse. Oya, ntabwo ari umurimo usuzuguritse, ni umurimo mwiza cyane, kuko iyo wawugiyemo ukawukunda usanga ari umurimo mwiza cyane rwose. Iyo wawukunze ukawujyamo urawishimira. Namwe rero mujye muwishimira kandi muwukunde. Ngira ngo murabizi ko hari abantu benshi bateye imbere kubera guteka. Hari abasitari tuba tuzi dukurikira kuri YouTube badutanze bateka, kugira ngo mujya mubona ko bateye imbere. Ni byiza cyane rwose, kandi ndanabashuje abasitari mwese, ndabashuje cyane rwose ko mwaturebeye izuba. Natwe mujye mudusabira, natwe dukomeze tuzamuke mu rwego nk'urwo mwagezemo, kandi mujye muduha ibitekerezo, mujye mutubwira natwe tugitangiye vuba uburyo twabigenza uko bimeze, kugira ngo natwe tuzagere nk'aho mwageze. Mukunda umurimo rero mwese, wowe utakundaga umurimo wo guteka wukunde, kuko ni mwiza cyane. Nawe ukora gumamo ukunde rwose. Tuzagaruka ubutaha rero tuganira kuri ayo mabanga abera mu gikoni, ibyo ugomba kwifashisha mu gikoni, uko ugomba kwitwara mu gikoni, ndetse na bimwe na rimwe ibintu bimwe na bimwe utaruzi bibera mu gikoni. Burya mu gikoni habera ibintu byinshi cyane cyane, kandi burya iyo tubahereza ibyo twatetse tukabiteka, akenshi muzarebe tugenda dukora video, hari ibyo tugenda dukuramo kugira ngo mutarambirwa akavideo, ndetse tukakagira akagufi. Ariko hari ibindi biba byabereye behind, byahereye inyuma, mbese byabaye byagiye bikurikirana, tutagiye tukwereka. Ibyo byose nzakubwira, nzakuganiriza, uzabe hafi, uzahabe rwose, nzabikubwira. Ibintu by'amabanga, ibintu runaka utaruzi bitandukanye, nzabikubwira, uzabe hafi. Kora subscribe rero kugira ngo video izagaruka uzayibone, kandi duhe ibitekerezo, tubwire icyo twazaganiraho aho hasi muri komanteri. Utubwire uti Master Chef John, uzatubwire kuri iki n'iki, uzadutekere iki n'iki, nzababwira. Ndi hano ku bwanyu rwose. Ibitekerezo n'ibitanga hasi nzajya ngusubiza ako kanya. Ndabashimiye cyane rero. Ikindi kandi mu bihe bizaza nitumara kuba benshi kuri iyi channel, jewe niyemeje kuzajya mbashyiraho live. Ubu ni live, ntabwo abantu bakunda kwishyira kenshi, kuko nkuko nabibabwiye mu gikoni habaho ibintu byinshi uko bigiye bitandukanye, icyo umuntu agenda akora. Ariko jewe nzajya nyibaha live y'ibyo dukora byose bitandukanye, n'ibyo utaruzi uhita ubibona ukanya biri live, kuko burya ibintu iyo video iyo iri live, ikintu cyose uba ukireba kandi ukitegereza, ukireba kwa kundi umuntu yagiye koza icyombo hariya, yagiye guhanagura isahani hariya n'ikitagenze hariya neza ukakibona biri live. Ndatekereza muzanezwa ko biba ari byiza cyane. Bye bye rero, naho ubutaha uzagaruke nzakugezaho ibyo bibera mu gikoni, ubimenye bitandukanye. Ndagushimiye, ndari Master Chef John, naho ubutaha.